Numva amagambo akurikira: mu gihe wowe unyanga cyangwa se ubona mu buzima bwawe uri kuvuga ko nta gaciro mfite mu buzima bwawe, ukiri kumvuga ko ndi umuntu mubi, najya nkubwire ko mu gihe unyanga, mu minsi mike mu gihe uzaba wapfuye uzanyibagirwa, bizaba iby'agahe gatoya mu gihe gitoya, ukaba utakivuga ko ukinyanga. Mu gihe nanjye mvuga ko nkwanga mu buzima bwawe, umunsi nzaba napfuye ntagihumeka umwuka w'abazima, sinzigera nongera kuvuga ko nkwanga. Mu gihe ubayeho mu buzima bwawe, irinde kujya gusebya umuntu cyangwa se ngo mwandagaze, mu gihe uzi ko utazigera runaka uzamara kuri ino si. Hari abantu benshi baza mu buzima bwacu ugasanga baraje baratubangamiye cyangwa se bavuze amagambo atari meza kuri twebwe. Icyo ntabwo ari cyo gihe cyo kwirirwa uvuga umuntu cyangwa se uvuge mu bandi bantu ngo uyu muntu ndamwanga. Nimba umuntu umwanga, ntabwo ari ngombwa kugira ngo uri kubibwira buri wese muzi n'umugenzi. Menya ko igihe cyawe kizagera n'igihe cye kizagera. Nimba ari igihe cy'iterambere cye kizagera, kandi nawe igihe kizagera ukene. Menya ko niba ufite amafaranga igihe kizagera agashira, menya ko n'igihe ukennye uzagera ugakira. Mu gihe uvuga ko umuntu mwanga, ntabwo ari ngombwa ngo biratire buri wese. Menya ko mu gihe uvuga ko uramwanga, ejo nimugoroba ushobora kwira wapfuye, ugasanga wa muntu wangaga agumyeho. Umuntu ntabwo umwanga kuko wamuremye. Menya ko umuntu atabayeho mu buzima bwawe. Menya ko ubuzima abayeho, ukarya ndetse n'ukaryama, iterambere rye n'uko abayeho, nta na kimwe cya kabiri cy'ubuzima ubayeho. Menya ko mu bintu byose abayeho muri uno buzima nta kintu kimwe umufasha. Menya ko abayeho kubwi atabayeho ku bwawe. Mu gihe uri kugaragaza ko umuntu umwanga, si ngombwa ngo ubimwereke cyangwa se ngo ubibwire abandi bantu, ahubwo wabigumana ku mutima wawe. Hari abantu benshi baza mu buzima bwacu bagaragaza isura mbi, bagaragaza ko nta kintu cyiza batugezaho, ugasanga umuntu uretse gusenya ubuzima bwawe nta kindi kintu yamara. Abantu benshi mu buzima bwawe baje bakagusenyera ubuzima, bakakubabaza, bagasiga bakubabaje, utakwigira wibagirwa. Menya ko abenshi batakiriho. Menya ko ibyo bakoze aho bagiye atari ko bari kwitwara muri aka kanya. Bivuga ngo 99% menya ko umuntu wanga ushobora gupfa ukamusigaho, cyangwa se umuntu kwanga ashobora gupfa akagusiga ku isi. Mu gihe wumva ko umuntu mwanga cyangwa se umuntu wumva ko wamusebya, mu gihe nta kintu umufasha cyangwa se nta kintu agufasha, 99% ukwiye kumenya ubuzima bwawe, kuko nawe ufite ibintu bikugora mu buzima bwawe. Ntabwo ari ngombwa ngo wirirwe wita ku bibazo by'abandi bantu cyangwa se ngo wirirwe usebya abandi bantu. Menya akazi kawe, umenye iterambere ryawe, umenye ejo hazaza hawe uko uzaba umeze, ureke kwirirwa witawe ku bibazo by'abandi bantu. 90% ko abantu tubana muri ino si bita ku bibazo byacu kandi nta ruhare na rumwe babifitemo. Ugasanga nk'umuntu yirirwa yibaza ukuntu ubayeho, ukuntu nyine nta kintu ufite, cyangwa se nimba umuntu yaragufashije ikintu mu myaka yashize uri kuza, Imana yaraguhindurira ubuzima, akirirwa biratira buri umwe wese. Ndagira nkubwire ko nimba ari ngombwa, nimba ufashije umuntu cyangwa se uhaye umuntu ikintu, ntabwo ari ngombwa ngo buri wese amenye ko wakimuhaye. Mu gihe uhaye ikintu umuntu ukirirwa biratira buri umwe wese ukabyirata, menya ko n'Imana itigeze iguha umugisha mu gihe uwo muntu wamuhaye icyo kintu. Nimba umuntu waramuhaye ikintu, tuza, Imana izi ko wamuhaye ikintu cyangwa se wamufashije. Ntabwo ari mu mwanya wo kugenda ngo ugaragarize buri umwe wese ko wafashije umuntu. Mu gihe uhaye umuntu ikintu ugatuza, Imana ibona ko wamufashije, ikaba yaguha umugisha ikakongerera. Ariko mu gihe uhaye ikintu umuntu, akarere kose cyangwa se u Rwanda rwose rukara rumenye ko umuntu wamufashije, menya ko nta mugisha urimo, ahubwo uri umunyamagambo. Mu gihe uri umunyamagambo, ntabwo uzigera utera imbere, ndetse nta nubwo Imana izigera uwo umugisha. Mu gihe ufashe umuntu ukamufasha ikintu, ukabyereka Imana, kuvuga ati Mana, uyu muntu muhindura ubuzima cyangwa se bigende gutya, menya ko uri umuntu mwiza mu buzima bwe. Hari abantu benshi mu buzima bwacu baza mu buzima bakaza bakadufasha, ariko ntabwo tujya twibagirwa, kandi n'Imana iragenda ikabongerera imigisha. Mu gihe hari abantu baza mu buzima bwacu bakadusenya, bakaza bakagira nk'inshuti zacu, bakatwereka ko ari abantu ba hafi yacu, ariko bateye gutyo, abo bantu ukwiriye kubarika. Hari abantu muri ino myaka udakwiriye kuba uri kugendana nabo, ba bantu bateye gutyo, ba bantu baza mu buzima bwawe kuko nyine bashaka kuza ngo bagusenye, bashaka kwica kariyeri yawe cyangwa se iterambere ryawe. Ndagira ngo ubwire ko abo bantu ukwiriye kurekana nabo. Njyewe ndi Bombo Karate nk'ibisanzwe. Bibutse gukora subscribe, share, comment kugira ngo uzajye ubana nanjye mu biganiro byanjye byose bitandukanye ku rubuga rwanjye rwa YouTube. Njyewe Bombo Karate ndabashimiye kandi mukomeze kuvugwa neza, mukomeze mugire ibihe byiza. Mbibutsa ko mwansura ku mbuga zanjye zitandukanye, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, YouTube, ubundi ugakora follow. Ndabashimiye.